iyo bavuze inkotanyi ndetse n'urugamba rwo kubohora igihugu, abenshi tubyumva mu buryo butandukanye bitewe n'uwabikubwiye uburyo yashatse kubikubwiramo. Hari n'abashaka kugoreka amateka yo kubohora igihugu kugira ngo nk'urubyiruko baze kuba babifata mu buryo bishakiye. Uyu munsi ndaje ngo tuganire ku ijambo rya Brigadier General Karuretwa yibuka ryabuje abasirikare ba RPA kwihorera. RPA ni igisirikare cya FPR, inkotanyi ni igisirikare cyo muri kiriya gihe. Tugiye kuganira kuko hari benshi bemeza uburyo ingabo za RPA zaba ngo zarasubiye inyuma, zikaba nazo zakihorera. Ibyo ndaje tubiganireho tumenye ukuri kose. Iyi ni The Quick Times News, we uri gusabwa no kujya hasi ari subscribe, ubundi ugakandaho tugakomeza kubana muri gahunda zitandukanye. Nk'uhaye ikaze. Urugamba rwa RPA rwo kubohora u Rwanda rwahinduye isura tariki ya 7 Mata mu mwaka w'1994 ubwo ingabo zatsinzwe za ex-FARE, abajandarume n'interahamwe byatangiye byeruye jenoside yakorewe abatutsi hirya no hino mu gihugu, byitwaje ihanuka ry'indege ya Habyarimana Juvenal wishwe n'abasirikare be bari mu kigo cya gisirikare cya Kanombe mu ijoro ry'umunsi wabanje bwari tariki ya 6 Mata mu mwaka w'1994. Icyo gihe ingabo za RPA zari zimaze imyaka hafi 4 zihanganye na ex-FARE guhera kuri batayo y'abasirikare 600 bari muri CND mu mujyi wa Kigali, zahawe n'umuyobozi wazo General Major Paul Kagame ibwiriza ryo gutabara abatutsi bwangu. Uyu General Major Paul Kagame ari kuvuga niwe magingo niwe mugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda. Kuwa 5 Nyakanga 2026 umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Patrick Karuretwa yatangarije RPA ko mu mwaka w'1994 yari umusirikare muto cyane utarageza ku myaka 20 y'amavuko, ariko afite ubushobozi bwo kwitegereza akamenya uburemere bw'ibibazo banyuragamo. Brigadier General Karuretwa yasobanuye mu rugendo rwa RPA rwinjira mu mujyi wa Kigali ubwo yarageze muri Nyacyonga, aribwo yatangiye kubona ibimenyetso bya jenoside, imirambo y'abishwe urw'agashinyaguro inyagiye. Bamwe mu basirikare babonamo abo mu miryango yabo ya bugufi barishwe. Yagize ati, nibuka tugeze za Nyacyonga tugana i Kigali nibwo ibimenyetso bya jenoside byatangiye kugaragara kuri njyewe. Ubona imirambo n'uburyo babaga bishwe, ibyo twumvaga kuri za BBC, ku turadiyo, noneho tubibona imbere yacu. Kandi ubwo muri twebwe harimo n'abasirikare bari baraturutse mu Rwanda hano. Uko twakomezaga babonaga imirambo y'imiryango yabo ya bugufi, abo bavukana, ababyeyi ba fiance, tubibona gutyo. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda yagaragaje ko nk'umusirikare muto yumvaga nta kindi abajenosideri bari bakwiye keretse kwicwa nabo. Asobanura ko RPA yari ibifitiye ubushobozi kubera ko abasirikare bari barahawe imyitozo icyayi. Yagize ati, reka nkubwize ukuri, nk'umusirikare muto icyo gihe nari ntarageza nk'imyaka 20 icyo gihe. Umujinya wo kumva ko abakoze ibyo twabonaga icyo gihe bagomba guhita bicwa nabo. Abenshi niko twabyumvaga icyo gihe, kandi dufite imbunda, twarigishijwe kurasa turindwanya. Brigadier General Karuretwa yakomeje ati, njye nibuka hari mugenzi wanjye n'abajene, ariko batwigishije imbunda kurwana kugira ngo twice umwanzi, twice abanzi. Umwanzi utari we wakoze ibi ninde, abakoze ibi
niba atari umwanzi n'indi, ariko icyizere twari dufitiye abatuyoboraga n'umugaba w'ikirenga ijambo afande yavuze n'itegeko. Brigade General Karetwa yagaragaje ko mu rugamba rwo kwibohora no guhagarika jenoside ikintu cyari gikomeye cyane ari imbaraga ubuyobozi bwa RPA bwashyize mu kubuza abasirikare kwihorera, kandi ko babwumviye bizera ko ikibazo cyabo kizakemuka mu bundi buryo. Ati umujinya wari uhari, njyewe nakubwiza ukuri narawinjiranye i Kigali hano, ariko afande yavuze ni ukuvuga ngo iki kibazo hari ukundi kizakemuka. Njye nka Patrick Karetwa akazi kanjye ni ugukomeza ibyo nakoraga nk'umusirikare mutoya. Ako kanya twari guhita dutangira. Ni ikintu gikomeye cyane kumva ubuyobozi bushobora kugira igitekerezo agatanga amabwiriza kandi bose bakagenderaho, ni ibintu bidasanzwe. Nyuma y'urugamba rwo kubohora u Rwanda rwararangiye tariki ya 4 Nyakanga 1994, umukoro wakurikiyeho wari uwo kubaka igisirikare cy'u Rwanda gishya. Byabaye ngombwa ko abahoze mu ngabo zatsinzwe ex-FARE zitari zarahunze zinjizwa muri RPA. Brigade General Karetwa yavuze ko uwari kumubaza icyo gihe niba yarumvaga impamvu yo kwinjiza izi ngabo za ex-FARE zari zihanganye na RPA atari kuyumva, ariko ko uyu munsi abona ko ubumwe n'ubwiyunge ari ikintu cy'ingenzi cyagize uruhare rukomeye mu kubaka u Rwanda. Ageze ati kwinjiza ex-FARE muri RDF iyo ubibaza nka Patrick Karetwa ari private cyangwa kupura muri iyo myaka, nanjye nari kuba mfite urujijo rwose, ntabyumvaga kuko ni abantu twari duhanganye. Ariko iyo ubirebye uyu munsi ubumwe n'ubwiyunge usanga ari ikintu gikomeye cyane mu Rwanda rw'uyu munsi, byatangiye icyo gihe. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda yagaragaje ko no mu gihe cy'urugamba rwo kubohora igihugu no guhagarika jenoside hari abasirikare ba ex-FARE bafashwe binjizwa muri RPA kandi bagumana amapeti bari bafite kandi bakubahana. Cyashimangiraga ko umwanzi yari imiyoborere mibi. Ageze ati byatanze ubutumwa bukomeye cyane kuri ex-FARE ariko no kuri sosiyete nyarwanda ko umwanzi atari umuntu, umwanzi ntabwo ari wowe musirikare, umwanzi ni imiyoborere mibi. Iyo uyivuyemo ukadusanga ntabwo uba ukiri umwanzi na gatoya. Bwari ubutumwa bukomeye cyane bwasabaga icyerekezo abenshi batagiraga, kuko wibuke ko muri ex-FARE babigishaga ko umwanzi yari umututsi. Brigade General Karetwa yatangaje ubutumwa bwa Perezida Paul Kagame bwigisha ingabo za RPA ko umwanzi atari umusirikare bari bahanganye, ari bwo bwatumye bumva neza impamvu y'urugamba, kandi ko ibyo babisobanukiwe babona umusaruro mwiza uko ibihe byagendaga bita. Agize ati byadufashije kuko bamwe muri abo basirikare binjiye muri RPA no muri RDF babaye abasirikare beza cyane. N'ubu hari abanyobora utakwibaza uko bigeze baba muri iyo miyoborere mibi ireba umututsi nk'umwanzi. Ni ibintu icyo gihe byari bigoye kugira ngo ube wabitekereza ukabishyira mu bikorwa, ariko nyuma y'imyaka ingahe hari igihe nibaza iyo tutabikora tuba turi he. Ingabo z'u Rwanda zishimira cyane ubunyamwuga buziranga haba imbere mu gihugu no mu butumwa bw'amahoro zigiramo uruhare mu mahanga. Ibikorwa byazo n'imyifatire yazo ni ishusho y'ubumwe, ubwiyunge ndetse n'iterambere igihugu cyagezeho mu myaka 35 ishize. Yes, ibyo ni bimwe mu bikubiye mu butumwa bwa Brigade General Karetwa Patrick, akaba umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda, aho yarari kugaruka ku rugamba rwo kubohora igihugu ndetse n'impamvu batihoreye, kandi byarashobokaga ko RPA yakihorera ku mwanzi wabo ex-FARE, ndetse tuje no gukuramo ko hari abagoreka amateka bashaka kumvikanisha uburyo ingabo za RPA zaba zarasubiye inyuma zikica abo bari bahanganye cyangwa se abo twavuga mu bwoko bw'abahutu, kuko kiriya gihe hari hanganye abahutu n'abatutsi, reka tubifate gutyo ko niko bo babifataga. Ariko nubwo bitari bikwiye
hari rero abagoreka ayo mateka bashaka kumvikanisha ko n'ubundi abahutu basubiye inyuma bakicwa. Oya, ibyo ntabwo ari byo, kuko ubutumwa mwabwiyumviye bwa Brigade General Karuretwa wari uri ku rugamba rwo kubohora igihugu. Ngo nuko bimeze, turakomeza kubakurikiranira byinshi, turacyari mu kwezi ko kwibohora, ubwo byinshi n'undi turakomeza kugenda tubabwira uburyo bimeze. The Quick Times News, kanda subscribe mba utarakanda subscribe, tujye dukomeza kubana.